imbuto zimwe z'indwara ziba mu kanwa bitewe n'uko umuntu aba atogeje amenyo neza zaba intandaro yo kuzagwara kanseri y'urwagashya. nawe niba ugiye kurya itunda rya pome ukaryana n'uruhu rwaryo, ibuka neza ko byanze bikunze amenyo yawe azagufasha. Amenyo yawe meza uko agufasha ni kujya kubona ukabona byanze bikunze azaba yivanze n'ibyo kurya. Umwanda ku mubiri ni muhira. Umwanda ku mubiri ni muhira ntabwo nigeze nshaka kubivugaho cyane, ahubwo nashatse kuvugaho biki. Impamvu turiho mu gihe giteye ubwoba, ntabwo ari abantu benshi cyane bazi ko dusabwa, ndavuga ahantu habiri gusa ku birebana aho indwara zishobora guturuka. Ndavuga gukaraba intoke gusa ndetse no koza mu kanwa. Nibyo bintu ndi buvuge. Ariko ntabwo ndi buvuge kuko iyo tuvuga isuku abantu bayitirira abasirimu n'abanyesuku. Oya, ni umuti. Ahubwo ni ubundi buryo bwo kwivura. Impamvu c'est nk'amenyo. Les dents saines, le premier bouclier contre les maladies. Amenyo meza ni ingabo ya mbere yo gukingira indwara. Ibyo se brosser les dents avec soin après chaque repas et consulter régulièrement son dentiste sont essentiels pour être en bonne santé. Guhora umuntu yoga mu kanwa kandi amaze kurya birakenewe, no gushaka abaganga bahora basura amenyo yawe uko ameze. Noda PVD à nous défendre, amenyo yagufasha umubiri kwigwanaho, mais peuvent aussi nous attaquer si l'on ne prend pas soin d'elle. Ushobora kwirengagiza amenyo nawe akazagutera kandi wayitaho akazakugoboka. Icyo comment attaquer contre-attaque des bactéries. Umuntu aho yamuntu yahera noneho ngo be abagwanyije imbuto z'indwara. Certaines bactéries présentes dans la bouche en cas de mauvaise hygiène bucco-dentaire peuvent être un facteur de risque de cancer de pancréas. Arega imbuto zimwe z'indwara ziba mu kanwa bitewe n'uko umuntu aba atogeje amenyo neza zaba intandaro yo kuzagwara kanseri y'urwagashya. Nawe tekereza use wava ngo bihuriye ibintu byo mu menyo gusa. Ariko se nurebe ibyo kurya niba binyura mu kanwa, bikahasiga imyanda, tutangare ko niba mu kanwa bihatinda kuruta ku isahani, ariko ku isahani harandura. Yarangiza kubw'ibyo iyo myanda yongeye kuvangwa n'ibyo kurya bya kabiri yindi ya mbere itaravamo, ibi ntandaro yo kuzagwara kanseri y'urwagashya. Les scientifiques ont mis en évidence la corrélation entre les infections de gencives, parodontite et gingivite et le cancer de pancréas. Benshi basanze ko mu bashakashatsi basanze ko kugwara mu binyigishi n'ibyo kurya bihora bihibitse ndetse amaherezo bishobora kuba kanseri, kuba intandaro ya kanseri y'urwagashya. Des facteurs de risque avaient déjà été mis en évidence dans le cancer de la prostate et des maladies cardiovasculaires. Abandi bakomeza ubushakashatsi bagasanga neza byanze bikunze ibyo kurya byo mu kanwa gusa byasigaye bitavuyemo byaba intandaro ya kanseri ya prostate, kanseri indwara y'umutima y'ubwayo, mais plus récemment les preuves s'orientent vers d'autres pathologies comme la maladie d'Alzheimer. Ubushakashatsi bukomeje kugenda bwerekeza kuvuga ko abantu batoga mu kanwa neza bashobora kuzagira intandaro y'agabanuka ry'ubwonko. Urukumva kubwo urebye wabona bidahuye, ariko kuko mu byo twizera hariho kwizera, hakaba ingeso nziza, hakabaho kumenya akabaho kwirinda akabaho kuzaho kwihangana. Ni Petero ya kabiri igice cya mbere umurongo wa 5. Burya kumenya nako kurakenewe. Abashakashatsi bagenda bavumbura buri munsi. Burya hari abavumbura isi kishima n'abavumbura isi gahunga. Ubwo rero birakwiriye ko tugira abantu b'abashakashatsi bavumbura isi kishima, ko umunyabwenge umwe yakiza umudugudu. Hepfo community, les dents mal entretenues peuvent parachuter des bactéries nocives sur de nombreux organes. Arega amenyo afashwe nabi yamanura imbuto z'indwara zitemewe mu ngingo nyinshi, créer des états inflammatoires chroniques, byatuma haba indwara zo guhirirana, indwara z'umuriro, indwara ziryana zigahinduka ubumuga. Nta kindi kibiteye gusa ari icyo. Quand on sait que l'inflammation fait le riz du cancer, niba ubizi neza benya neza ko guhora uhindagana ufite imbirayungu, indwara z'umuriro n'uburiri kanseri ikunda kuryamaho. Yarangiza mbese birakwiriye ko abantu bahunga indwara z'umuriro. Niyo mpamvu turya ibyo kurya bibisi buri munsi kugira ngo indwara z'umuriro ze kuyazitwataka, ze kuyazitutera, kuko iyi indwara z'umuriro zikunze kuba nyinshi cyane aba ari icyicaro gikuru cy'indwara ya kanseri. Kubw'ibyo
biravuze ngo on comprend le pouvoir potentiel de la nuisance des dents mal entretenues. Rero kubw'ibyo niba gufata amenyo nabi bitera indwara z'umuriro zikaba icyicaro gikuru cya kanseri, uba tugomba kubihunga tukabifata neza. Les dents peuvent rendre de nombreux services pour détoxifier certains aliments. Arega amenyo azagufasha gukura imyanda mu byo kurya runaka. Si vous mangez une pomme avec de la peau et que vous n'avez pas de couteau sous la main, servez-vous de vos dents pour les cracher. Ibuka neza ko niba ugiye kurya itunda rya pome ukaryana n'uruhu rwaryo, ibuka neza ko byanze bikunze amenyo yawe azagufasha. Amenyo yawe meza uko agufasha ni kujya kubona ukabona byanze bikunze azaba yivanze n'ibyo kurya. Epati en vous débarrassant de la peau vous éliminez 30% de pesticides. Arega igihe uhata itunda rya pome ukoresheje ya menyo yawe cyangwa ukoresheje igisu, ubu ukuyeho imbuto bayiteye 90% y'imiti bayiteye itegwa ibiribwa ikurwaho no guhatwa cyangwa guharurisha amenyo. Aya menyo akwiriye kuba ari meza rero ngo udaharurisha iryinyo naryo rifite undi mwanda riwusigeho ngo ukureho umwanda ushyizeho undi. Icyo nicyo bashatse kuvuga. Twibuke ko turi ku ngingo ya gatatu, umwanda ku mubiri ni muhira. Noneho aha kandi tumaze kureba neza ko byanze bikunze yuko kutoga mu kanwa kwaba intandaro nyuma ya buri kurya, kwaba intandaro ya kanseri y'urwagashya, kanseri ya prostate, indwara z'umutima n'igabanuka ry'ubwenge. Kubw'ibyo ubwo ni igitabo cyitwa Votre santé sans risque, page ya 84. Ndatambutse ntabwo nshaka kwatinda aho ngaho. En fait c'est d'aller chez le dentiste en couple. Mugiye mugerageza no kujyana nabo mwashakanye kwa muganga w'amenyo. Cela évite de faire des ping-pong avec des microbes lors des baisers sur les dents saines et d'autres pas. Arega ni cyagihe n'igihe usomana ni gusoma impinja cyangwa se mu kuhagiza amajyambere yo gusomana, nibamenye neza ko usomanye n'uwanduye mu kanwa wajyana indwara. Kubw'ibyo niyo mpamvu une bonne hygiène bucco-dentaire à deux c'est mieux pour la santé et pour une bonne haleine. Arega koza mu kanwa ni amagara mazima no gutuma umwuka utanuka. Ndatambutse rero akantu gato cyane nshaka kubivugaho kugira ngo ne gusa nukinishije iki kibazo, kuko nibwira ko benshi bashobora kuba bafitemo n'ikibazo kinini cyane. La mission de la brosse à dents est de chasser des microbes et de faire la grave ménage au niveau des dents. Umurimo wo icyoza amenyo, brosse à dents, ni ukwirukana microbe mu menyo yawe. Imaginez que cette brosse apporte à l'inverse des millions de bactéries. Noneho tinya ko ukurikije uko iyo brosse yabitswe igihe ishinzwe kwirukana imyanda mu menyo, yibitswe nabi izana miliyoni z'imbuto z'indwara. Bamwe mu madirishya, abandi mu bikombe, abandi bigitose, abandi batayogeje neza, abandi bayikubye hagatoke, abandi yarahinamaraye, ikagenda ikakubikira maze ukagenda ukiye kwirukana ibyo kurya mu kanwa uzanye miliyoni z'indwara. Icyo niyo mpamvu abantu benshi uzasanga hari ukuntu uyigura ariko asanga ifite agafuniko, abandi kakarangiza umunsi umwe gusa bakaba bagataye. None kandi yari kwiriye kubikwa ngo itaza kuzana izindi. Des virus ou des champignons dans votre bouche. Ibi bintu byazana imbuto z'indwara, byazana indwara z'udukoko, byazana ibisebe mu kanwa, et deviendrait inutile. Noneho burya aka kantu koza amenyo ari ukugafashe kakubera imbura mu maro. C'est pourquoi je souhaite vous donner des éléments pour passer le permis de conduire de la brosse à dents. Banza urebe neza ko ibyo ukoresha bakoresha permis de conduire, ese biremewe. Banza urebe niba iyo brosse yawe ifite uburenganzira bwo kwinjira mu kanwa kawe. Nicyo bashatse kuvuga. Ese koko zose zirabyemerewe? Ntabwo zaba zimwe zifite indyogo. Ibyo wenda kuba ari kure yacu ni ahantu bajya bahimba utuntu tw'udukoresho tukaza mbese tw'utwiganano turi pirate. Noneho kubw'ibyo voiture mieux se laver le main avant ou après être allé aux toilettes. Ese ndibyari kwire ko umuntu akaraba intoke ibiganza avuye mbere. Dukwiriye kuba twakarabye mbere no kongera tuvuye tugakaraba igihe cyose tuvuye kwihagarika.
ivyo navyo birakenewe. Ntabwo ho mbatinda cyane, nibwira ko abantu benshi cyane bamaze kubimenya. Birakwiriye ko n'igihe turi iwacu tukarebe ngo nuko bazanye ibiko byiza n'amasahani meza. Yewe muri kino gitabo nyemfashe cyitwa Votre santé sans risque, baravuze muri Bibiliya naho barabivuze, baravuga ngo maze muze amasahani kandi muyubike. Nta kindi, bayoze bayahanagure ariko bayubike kugira ngo ataza kure hano kwakira imbuto z'indwara. Rero imyanda ishobora kunyura henshi. Imyanda yanyura ku bikoresho dukoresha, yanyura mu madirishya y'amazu yacu, yanyura ku byo twiyorosa, yanyura ku byo turiraho, yanyura ku batetsi bacu, yanyura ku mazi dukoresha dufite byinshi, yanyura ku byo duhanagurisha ibyo bintu, yanyura aho twituma. Birahagije izuba ryava yarangiza kikaba ikibazo. Rero indwara zishobora kuza kuri ubwo buryo.